Kayirebwa nawe ari hano mumpera amashyi. Ariko iriya ndirimbo yatangizaga radiyo muhabura. Iyo uririmba na morale ufite mu zindi twaza ibintu nka biri. Itsinze abakomeza barakomeje n'amagare yaraje biganiro yewe nakoze publicité ya MTN ni mubizi se MTN ni mwambonye icyapa kirihera uriya nawe ninje iyo nambaye nkaruvatisa kuriya iyo mamaza ufite ukuntu wamaza akabanga yewe MTN ayo kuntu iriya radiyo yamaza gusaba akazi muri za beseri nahe turangije amashuri n'iki byose ngo tujye gukora muri za banki batujyana iyo ngiyo dukore muri za banki batatubwiye uko bigenda twe tuba tumenyereye televiziyo amagambo abiri kijyana uje mu gisirikare nibyo afande uko tayari niko tayari afande so kijyana nk'ubu ngubu mitera ari yangombwa rero ngo wapfuye yarihuse wapfuye yihuta kubera yarazi ko nitumufata mitera kijyana ubu mitera François Mitera uri mu gihinga wa Ufaransa akijya mbere yako utafanya nini? Nitampiga fimbo fani. Fimbo ngapi? 20 fani. So kijana hadiwa kipanua hivi utafanya nini? Nitampiga fani. Niwe TV twari tuzi, niwe TV yoroha cyane mugisenga nikamupiga nkamuchapa nkamupiga. Cecile tuye muzonga gisivili na ujanje wa poili yacu turagiye muri banki niko kaze muri mbere muri mbere hano rero niko dukora habigiye rero bakiriya turabifuza ariko igiye bakwishyura gusa umukiriya atuze kwishyura ni oda ni pa yani ni yabya abanyirimo n'abenganye barakubwiye wari nari yafande uko bimeze umukiriya ateze kwishyura kuri iki utamupiga neza uzorugeze ugeze kwa civil umusivili utabweretse umukongote ari cyo hakora utamupiga fande ubuse uyu mukiriya wacu se ko ari umukiriya twishimiye cyane nubwo yatinda gato ntamutiga nibikora se mabanki y'u Rwanda nihe banki ihagaze neza CSS zigama ndabuye batibize y'amashuri y'u Rwanda mu gahembe rukiride abandi bana batize biriya za rukiri ni ibintu bize mufasha nyigisho za kera z'ibintu bibiri impyisi irahuma iki imoto y'ihene ibintu y'ibintu z'uruhu se zafasha nyigisho zavuyemo na Tom and Jerry no kwisubira mu byo Tom na Jerry bajye basomana igitabo hamwe niko bimeze kuri Green Hills bahinduye imfashanyigisho rero ngo ihene zibona ngo impyisi zitaziruka ngo zizatora n'akajwi kabyo babisubiyemo kugira ngo abana bajye basabana kugira ngo n'abamuco umwe n'ubwiyunge amahoro i Rwanda babisubiyemo byose ihene yahuye n'impyisi subira umwana w'umupeti wo kuri bizoga ihene yahuye n'impyisi umwana
guseka kubera ihene yahuye n'isusa. Urabona iyo sene? No muri iyo sene nimeze i Burayi n'ibikora. None se umwana we wabuze Minister of ndamuzi ninde Toto. Minister of ndamuzi ninde Auntie. Dieu nitwa Rufonsi. Dieu ni Rufonsi mu kuruhuka. Rufonsi babwiza ukuri. Umugore wagiye turi Iluminata. Iluminata kuva twabana twakundana imyaka 30. Anyita Rufonsi. Rufo, uracyari parado. Rufo, ubanyama amashuri ariko Rufo ubahita ko. Niko mbayeho gatandatu ku munsi. Najya kumva hello, I'm calling you on behalf of I&M Bank. Since kubisiri yabaye I&M. Utikadiri. I'm calling you on behalf of Are you Mr. Alphonse? Kubanalo ni mamu imbere y'Imana. Chimizene kumubana Alphonse. Yakubisiyoni ushingiye mu Rumi naturiha yitwa Alphonse, padiri Alphonse, ubona n'umufite ideni na Alphonse muri interna dukina umupira. Zana Alphonse, zana Alphonse. Can I talk to Mr. Alphonse? It's about credit issue. Your loan. Ubuse ideni utarishyura kubutsinda impuza ubaza kwishyura. Amafaranga rero turafite Alphonse ihene zibuka afite. Amafaranga ndafite franchement. Ariko Iluminata nyita Alphonse rwose nkagiye kandi bajya kwinya Alphonse. Tuguhamagaye kubera ya loan yawe wakwishyurisha iki? Nilisikia hii deba ya Barundi na Banyarwanda kuhusu Jésus. Dukishe ikiganiro hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi impaka zerekeranye na Yesu Kristo. Nani kasema Barundi na Banyarwanda ni watu mmoja. Avuga ngo Abanyarwanda n'Abarundi ni umuntu umwe. Hapa kwanza kwa timidite. Non, tuendelee papa. Uko prêt? Non, c'est ma prof d'encouragement. Nana za mkulukulu wa mkweya. Nana za mkulukulu wa mkweya papa. Nazalaki na Kavimvira. Non, Nazalaki. Aiko jona vuki, aiko jona ni kwa Kavimvira. Gouvernorat du sud de Kivu. Gouvernorat du sud de Kivu. Grand paroisse de tous les temps. Bandugu wapenzi, Mungu alinitumaka fasi mingi sana. Hii ya kwenda unasema Jésus, unasema ile ma miracle ya kukunywa, ukiwa Kongo utapata hata ba disciple hata ba deux. Ibyo kugenda muvuga ibitangaza byo kunywa byo kujarute n'ujya muri Kongo ukabivuga. Ntuzigera ubona n'abantu nk'ababiri. Babiri. Ndio kusema Kongo kuko babadiri balikuja banaanza kusema Jésus c'est le pain de vie. Abadiri baje muri Kongo batangira kuvuga ngo Yesu ngo niwe mugati w'ubuzima.
Mais il est le pain. Va tu vas prendre d'ailleurs mon gâteau à ta. On est dans la mer le pain. Va tu vas dire que mon gâteau est dit tout gars. Il va il fallait non seulement une traduction, mais une adaptation contextuelle. Les peuples, les wazungu, unaangalia kule kwenu kitu gani equivalent. Kisha unakuwa na revelation, ukagira uperekwa, njo unaona kwanga. Yesu yuko kama kwanga ya buzima. Unasikilizana? undikana. Wale wambia, wale mwile soko, walizania se, wale wazungu njo wa Yesu. Alitaka kuwakulia kule msoko